Amahoro y'Imana bene data, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza Uwiteka bahire. Turagarutse mu ngingo ya nyuma y'icyigisho tumaze icyumweru twiga. Turi kwigishwa na mushiki wacu ndetse na mwene data. Rero turabararitse kugira ngo twongere dusangire muri uyu munsi. Nitwa Ukugize Jean Pierre kubahageze bwa mbere. Reka nsabe na mushiki wacu ndetse na mwene data babibwire cyane cyane abahageze bwa mbere kugira ngo dukomezanye tuzirane. Karibu mushiki wacu. Hitwa Mukandutiye Rusi, mbumva tumaze kumenyerana muri rubyigisho. Ego mwene data reka dawe tumwakire, karibu. Murakoze, nitwa Mugabo Emmanuel, nkabandi gufatanya n'abavandimwe nk'ibitike. Arakoze cyane, reka dusabe Mugabo Emmanuel asenge kugira ngo dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi turagujimbaje, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu tugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Urukundo rwagaragarije mu mwana wawe, urwo narwo turarubona uko bukeye n'uko bwije. Turakwinze kugira ngo imitima yacu icishirijwe bugufi kwakira ijambo ryawe, maze ritubere amendeze yo kukunda no kugukorera, nugaruka tuzishimira kugusanganira mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze Mugabo Imana umugisha cyane, reka tumusabe atwibutse ingingo twize ejo mu ncamake kugira ngo twakire Rusi noneho adukomereze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Arakoze ko muno mwanya reka twibukiranyeho ingingo y'ejo yavugaga ngo undi mwanya muto. Twabonye neza yuko Imana yihanganiye Isiraheli yegeranije n'uruzabibu iyihanganira imyaka 3. Iyo myaka 3 ishize Imana iza gushaka imbuto ntiyazibona, ariko umuhinzi asaba yuko bakongerwa undi mwaka. Uwo mwaka rero bongewe niwo bitse undi mwanya muto. Umwaka rero Imana arawihanganiye nawo uraba ubwo nyine igisigaye no kureba ngo imbuto zaraje cyangwa ntizaje. Ubwo dusemana kugira ngo itubashishe kwera imbuto zikwiriye abihannye, kugira ngo nizizasarure kandi tuzigira mu bwami bwayo bwadutu. Arakoze cyane Mugabo Imana guha umugisha. Reka uyu mwanya rero munyemerere twakire Rusi kugira ngo atwigishe ingingo yacu y'uyu munsi, ari nayo soza iki cyigisho kitubwira ngo kwita ku mbabazi z'Imana. Tumaze icyumweru tukiga mu ngingo zacyo zitandukanye. Reka twakire Rusi kugira ngo atwigishe ingingo yacyo ya nyuma. Mikarimu mushiki wacu. Murakoze cyane kuduha umwanya. Tugiye kwiga icyigisho cya 5 kitubwira ngo ikimera cyumye cyangwa gitoshye. Kuri A, ni gute Yesu yagaragaje ibyari kuzagera ku bwoko bwe nk'ishyanga. Iri somo turaribona muri Matayo 21:19 kugeza 20. Mwene data nahatusomere. Arakoze, reka dusome rino somo ryo muri Matayo 21:19 ndetse na 20. Hari amagambo avuga ngo 21, hari amagambo avuga ngo abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera asanga utari w'imbuto, kiretse ibibabi bisa. Arawubwira ati, ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Abigishwa babibonye baratangara bati, mbega uhereye ko wuma muri ako kanya? Murakoze cyane, urakoze cyane. Aha hantu rero hatwereka noneho twabonye mu cyigisho cyatambutse noneho ko umutima utera imbuto kwabonye neza ko wari wagiriwe impuhwe uhabwa akanya gatoya. Ariko none aha ngaha ho tubonye yuko yawugezeho noneho arawuvuma uruma. Bishatse kugaragaza rero noho ikimera cyumye cyangwa gitoshye twabonye umutima utoshye, noneho tubonye n'uwumye. Bishatse kugaragara rero ko ari cyagiye Imana itwihanganira, hanyuma igihe cyagera cya giti kiteye n'imbuto kigacibwa kigakurwaho. Yesu yari yaregereye cya giti cy'umutini ashonje, yifuza kubona imbuto zo kurya. Ni muri ubwo buryo yari yaraje mu Isiraheli afite inzara yo kubasangana imbuto z'ubukiranuka. Yari yarabasagijeho impano kugira ngo bere imbuto zo guhesha umugisha isi yose. Kristo yari yarabahaye imigisha n'impano zose, bityo nawe yabashakagaho impuhwe no gufatanya nawe umurimo w'ubuntu yakoraga. Aha rero bigaragara rero yuko
Isiraheli ya kera icyo yashakwaho natwe turagishakwaho, iki mu gukoresha impano twahawe, mu kwamamaza ubutumwa, mu gukoresha impano zose kugira ngo dukore nk'uko Yesu yakoraga, dusangire ubuntu nawe. Kuri B, ni gute igitabo cya Hoseya gisoza gishimangira ko Imana itanga ibyiringiro, igakiza kandi igahamagarira abantu kugira ubwenge. Hoseya 14 umurongo wa 4 n'uwa 5 n'umunani n'uwa 9. Mwene data nadusomeza. Arakoze, reka dusome aya masomo ari muri Hoseya 14. Turahera ku murongo wa 4. Umurongo wa 4 uvuga ngo nzakiza gusubira inyuma kwabo, nzabakunda urukundo rutagabanije, kuko uburakari nabumukuyeho. 5. Nzamerera Isiraheli nk'ikime, azarabya uburabyo, azashora imizi nk'i Lebanoni. Reka dusimbuke dusome ku wa 8. Uwa 8 aravuga ngo Efurayimu aravuga ati ndacyahuriye hehe n'ibigirwamana, kandi narayumviye kandi nzayitaho, meze nk'umuberoshi utoshye, imbuto zawe ninjye zizaturukaho. 9. Uzi ubwenge wese ni uzitegereza ibyo. Urakoze cyane. Aha rero haragaragaza noneho nzakiza gusubira inyuma kwawo. Bigaragara rero ko Isiraheli yabonye yarasubiye inyuma, hanyuma igarukira Uwiteka. Reka rero umwanya namwe mwubahe munganire, Imana magirire neza. Murakoze cyane. Bana iguha umugisha Rusi. Ibi byigisho bigeze muri bine by'iki gihembwe byakunze kuvuga ku mateka ya Hoseya. Ntekereza ko muri kiriya cyumweru tuziga abandi bahanuzi bato, ariko mukuri turi gusoza iki cyigisho tunasoza ubuhanuzi bwa Hoseya. Rero dufite byinshi twizemo, dufite byinshi twungutse ndetse no muri iyi ngingo, ariko reka twakire mwene data umugabo Emmanuel atanga inyuganizi kuri iyi ngingo, ariko cyane nadufashe abumbire hamwe ubu buhanuzi bwa Hoseya, kuko ni ubuhanuzi buri w'imbabazi, buri mu rukundo, burimo kwinginga, burimo guhendahenda. Ese mugabo, ni iyihe nama watanga waha abantu tumaranye iminsi twigana iki cyigisho, haba guhera kuri twe turi muri studio, kuri kameramani n'abandi dusangira ibi byigisho? Ni iyihe nama uri buduhe kugira ngo rwose iyi mibu ye kuzabipfausa kuri twe? Kariwe Emmanuel. Urakoze. Iyi miburo muri make kugira ngo kumve neza imiburo Imana irimo iraduha, muri make kenshi dukunda kumva Imana yatwibwirira, ariko ntago ari byo. Ahubwo yavuze ngo nta kintu nzajya gukora ntamenyesheje abantu banjye ariko babahanuzi. Bivuze ngo rero kugira ngo twumve ino miburo, nuko abahanuzi batubwira tubumva nk'Imana itubwiye, nibwo turi buze kugira agaciro, nibwo turi buze guha iyi miburo agaciro. Ariko ako kari akantu nagira ngo numvikanishe ku bigendanye n'inama cyangwa se umuburo twatanga kuri iki kintu tugisoza. Ariko none ku kimera cyumye cyangwa se gitoshye, ubundi umutini mu mateka yawo ntabwo ujya utoha utariho imbuto, ntabwo ibyo bishoboka. Ibi rero niyo mpamvu Yesu yabonye umutini utoshye, we awusanga, kuko amateka yawo arayazi, awusanga nk'umuntu wizeye ko ari bubone imbuto. Agezeyo rero asanga ni ibibabi gusa, nta mbuto ziriho. Niyo mpamvu ahise awuvuma. Wa wundi rero impamvu wihanganiwe ntabwo wari utoshye. Hano umutini ni uko ngo ikimera gitoshye cyangwa cyumye. Ni uko ngo niba wumye ukeneye kongera guhingirwa, nyine byagaragaye ko hari hano wacitse intege, byagaragaye ko ugiye kongera gukorerwa, nyine bukongera ugasubira ku murongo. Ariko uyu nguyu wo wari uri muri bwawe mu cya kintu twigeze kwiga ubwashize cyavugaga amayeri y'umushukanyi. Ni uko ngo uyu mutini nubwo utoshye ariko nta mbuto ufite, kandi mu mateka y'umutini, umutini iyo utoshye ufite n'imbuto. Noneho Yesu nibwo impamvu yavuye, ni uko ngo biragaragaza rero abakirisitu bagaragara ko ari abakirisitu ariko imirimo yabo ntayo. Ibyo nicyo biri kugaragaza muri make ntibera imbuto. Imana rero biturinde kugira ngo tujye tugira ubukirisitu ariko bwera n'imbuto. Ni Imana dushakaho. Yego, urakoze cyane. Ese ukugutoha kukikwapi ikintu gitoshye kidafite imbuto
kuki cyari gitoshye? Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki ku bukristo bwacu? Ni gute naba ntoshye ariko ntafite imbuto? Bruce, hari icyo cyumvaho? Icyo nakivugaho, birashoboka ko umuntu agomba kugira imirimo myiza itazanywe n'imbaraga ya Kristo. Ibyo bintu turabigereranya n'igiti gitoshye. Umuntu ashobora kuba mu itorero akaba akora imirimo yose y'itorero, ariko nyamara akaba ari kure ya Kristo. Icyo gihe azaba atoshye ariko ari kure ya Kristo, birimbitse cyane. Afite n'ibintu byiza akora, n'ibintu byiza, ariko bya bindi akora ntabwo ari byaka. Ni inarijye, ni ugushaka gushimwa n'abantu, ni ugushaka ko mbona ari bwo buzima tubamo. Ni ikibazo. Ni bwo buzima tubamo, ni ikibazo pe. Iyo urebye usanga abakristo benshi mbuhaye ntushimire, ntabwo nakongera kubo, biba ari ikibazo. Nanabigibaza ngo ni gute mpaye mugabo ntashimire. None rero mugabo arakoze, yaduhaye n'inama. Reka twakire Rusi niba hari icyo yongeraho gito cyangwa tubanze twakire umugabo uradusubiza. Reka tuvugeho gatoya. Burya ubukristo iyo dusomye mu byanditswe, Pawulo avuga ngo tugomba kuba abahesha b'umugisha, sibyo? Bivuze ngo Yesu yegereye kino giti rero ntabwo acyegereye kugira ngo ajye kukijora, ahubwo yarashonje ajya gushaka imbuto. Bivuze ngo rero n'umukristo ni umuntu wundi ugera ahantu agakemura ibibazo by'abantu abari bafite intimba, bakishima, akababwira amagambo meza abahumuriza. Nuko ngo nibyo ngibyo nibyo byita kwera imbuto. None ubwo ngo niba umukristo urageze ahantu abo bantu ntibahumurizwe, bivuze ngo ni ikibazo. Nuko ngo abaye nk'umuntu uhageze yakagombye gukemura ikibazo ariko ntagira gute, ntagikemure. Ubwo rero abahindutse nka wa mutini utoshye ariko udafite uko imbuto nizo abantu barya bakagarura ubuzima. Noneho rero ntago amababi rero bayarike. Nicyo kibazo rero, ngo nicyo kibazo muri make gihari. Yakoze cyane. Risigira nawe kirongeraho gitote uzingi. Icyo nakongeraho, twebwe tugombye gukora ibyo tugombye gukora. Ntabwo tukwiriye kumenya umuntu wera imbuto adafite Kristo n'uzera amufite. Hagati aho rero gusa twe tugomba kwera imbuto, hanyuma Kristo we niwe uzirobanurira. Ariko kuko bigoye kubicambura, ariko birimbitse, ariko Kristo icyo yifuza ni icy'ingenzi. Kwera imbuto, gukorera muri Kristo, ibyo dukora byose tukabimuhegurira kugira ngo bibe mu bushake bwe no mu bubasha bwe. Imana rero umugisha, murakoze cyane. Kandi inshuti, mu gihe dukora rega dukwiriye, ntabwo wabona ibihaza umuntu, ntabwo wabona ibibamara ubukene bw'abantu, ariko gato utanze ijambo ryiza ry'ihumure hayi mugenzi wawe, ariko nawe rivuye kuko ukenera ihumure ku Mana, mukuri rizagira umusaruro, rizagira umumbasa. Imana rero umugisha, mukomeze kuryoherwa no kwita kuri ubuhanuzi bwa Hoseya, muri ibyigisho bya Hoseya dushoje. Ejo tuzakomeza, cyangwa se ikindi cyumweru tuzakomeza n'abandi bahanuzi ba Yoweri n'abandi. Imana umugisha. Aba bahanuzi bato ibyo bavuga si bito, ahubwo birakomeye kuri twe, mu muburo ariko urimo urukundo n'inama. Mureke tubyakirize yone. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu.